abantu bagende bari kubuheza nguni n'ubextremisme n'ubupfu bwinshi n'ubujiji biremamo ibice ubahiga ari umwe akarengana bahura nako bose bamwe bikuramo ngo n'abatutsi abandi ngo n'abahutu nigeze kubana n'umugabo umwe w'umucuruzi ariko yari muri Goma avuga ngo abatutsi ntibagira ururimi rwabo ngo rwaratakaye ngo n'urw'abahutu ngo tuvugana ngo ni igihutu ngo ntikiri Kinyarwanda ngo ni igihutu akagara wari wabona akagara iyo imbwa yarwaye ibisazi ibisigaranye gusa ubushimwe kuryo uwihuye na ikihuye na kandi kibiza bikira iyo mbwa izirangira ipfuye nanese n'uwiriye bayitaraje mu Gifaransa n'uwiriye imbwa yayindi iwaye bisazi abafite amahirwe 80% yo kuba nawe yopfa kandi agafa yasaze kayamba kubera isumu none akagara kari mu karaje nk'ibisazi rebisi mu Congereza mbona ubwo ni Mugisha Joshua kuva ku Nsobeko TV turabakunda cyane bagenzi aho muri atandukanye bavukanye umoja turabusaba abantu umoja gatatu tuja kure umoja hari abantu bacu cyane kwa Chemani rirangiye ndamusohuje Ruchamane wa umoja yitwa yako harimo umoja zibiri harimo witwa Moses wa umoja 3 akaba na umoja 2 yitwa Ndero andaza kugibuka turamukije nanone na chairman mukubwa Mike turamuramukije nawe yega asa nuhoraho nika ayatola muri Iran sigaye mwitamo ni discipline ngo ntakiri president rero nawe azasanka hari ngo hejuru ya chairman hari umoja kandi igihe cyarara kandi ge manda yararangiye ariko kuri hano gukora neza ariko kuriya buriya wabaye president hora president kuriya cyane niyo wanakoze neza kuko nubarashake muri manza nyinshi katuramutse baciye amani n'abarwanashaka babo rwose ubwo ubundi tuvuga ngo abayoboke n'abarwanashaka umuntu utari umurwanashaka ubu ntagomba kuba ruwaciye amani uwo ni yaduye nakagara none nakagara kandi kire mataciye amani wo bakagara kaba wenda kabiba mu mutima ariko ntabigaragaza mu bikorwa mu mvugo no mu bikorwa arabyirinda akabiba gusa mu mutima uwo niwe mubaho oya kuko ashigikira ibikorwa by'abarwanashaka ndetse akanabikorera agatanga umusanzu akanashaka aho tutazi gani mu mutima agafasha ibyo tutazi mu mutima n'inka bya bindi by'ubukristo gutazumenya yego Dr nemerera tureke gutinda wenda mu makona duhite twinjira amakuru yacu kuko tware tubivuze kuva saa 9 nibwo amakuru tugezeho ko kuva saa 9 imirwano yongeye kandi kuburahara muri Bicumbi ndetse no mu zindi access zitandukanye Dr wayava yego niko bimeze bitangiye aduyi mu masaha 8 atera amabombe kandi yibasira cyane amazu y'abaturage n'amakanisa n'ibindi arekura ubwo yaragarutse ni access ya Bicumbi agarekura amabombe za Karongi za Gakenke za Irundu na za Bidigo rero ingabo za coalition za revolution zibonye ko ibintu bikabije abantu babashiraho niko kuja kwitanga ibitero ariko tuvugana nuko aduyi ngo arimo gukubitwa bavuze ngo baramuyisoma atigeze abona kuko aduyi sinzi icyo ashaka kabisa ndetse niba barasinyiye kurimbuka kuko uburyo baraswamo n'uburyo bapfamo hariya simenye impamvu bagaruka keretse niba bazapfa bakazukira hariya mu ntuza kwa Murima ashaka kuba ajya mu minembwe akazukira kwa Murima akagaruka atari perite kizo tubona hariya nuko bimeze rero adwarimo gukora ariko ibyo ndi twirengagiza ko twirwanaho igwana n'ibihugu ntabwo igwana n'igihugu twirwaneho ni auto defense locale y'abaturage bitanze genocide ari ku muryango itumarira bacu tunamagana aduyi mukuru ari we Kagara uhora apfobya nakenesa amaraso y'abacu bashize tutoharura ngo turangize rwose imfura zarashize zaratikiye hariya imfuje dufite ntitwozi harura Akagara ngo nta genocide hari ese bakeneye ko hazofa bangahewa intego yabo tawiza kuko biri kose bakeneye ko ngamaze n'amagana Akagara ndahera ku mugabo bita ngo ni Muhizi muheto muhizi w'imasisi usigaye wita ngo n'umunyemera ngo somututsi
umwe abazarendo bigeze gushika Kinshasa barimo kubita umutwe barawusandaza ariko yarangiza akavuga ngo yakubiswe n'abanyarwanda baguswe na FPR yakubiswe na KURI nazi Kinshasa muhizi ibihahiranda byose byo mu bwoko bw'abatutsi ndetse na koga nibo tuvuga ngo nibo badusize ubwo butose bw'iyo ntanabwemera afite ikindi kizina yihimbiye ngo n'umunyemera ubona ngo n'abanyamurenge avuze ngo ni kinyamurenge uko biri kameme ngo ikinyemera none si kinyemera nico kinyamurenge ga ni dialecte y'ikinyarwanda niba kinyemera kiriho ni dialecte y'ikinyarwanda niba kinyabwisha kiriho ni dialecte y'ikinyarwanda niba Kareba bafite uko bavuga ni dialecte y'ikinyarwanda niba Rucuru bafite uko bavuga ni dialecte y'ikinyarwanda aho hantu hose nibo bitwa ngo n'abarwandofone abantu bagende bari kubuheza ngo ni n'ubextremisme n'ubupfu bwinshi n'ubujiji biremamo ibice ubahiga ari umwe akarengana bahura nako bose bamwe bikuramo ngo n'abatutsi abandi ngo n'abahutu nigeze kubana n'umugabo umwe w'umucuruzi ari ukomeye muri Goma avuga ngo abatutsi ntibagira ururimi rwabo ngo rwaratakaye ngo n'urw'abahutu ngo tuvugana ngo ni igihutu ngo ntikiri Kinyarwanda ngo ni igihutu kugira ngo bagenzi be abavandimwe b'abatutsi abashire mu kaga rero ni muri ugo rwego nakagara nako kayikikuraho ubwoko bwabo bakiyakana ngo sabatutsi barimo bakiyana hano yego ubone sari he kiyana reka tubaze bayimasi usanga none bamushore na bara muri cyumba emasa tubwira ko kiyana ari niwe wahoraga amuzana kuri televiziyo yiwe kandi turamukeneye emasi nako kiyana twavuze ubushize ko dushaka amakuru ya kiyana nta munyakagara watubandikira batubwira ahantu kiyana twari turi makuru iwacu nakagara karinjije reka mvuga yafure niko kayayiteza n'ubundi ariko turaza n'ubundi kugusoreza ku rugamba amakuru ashushe Fureko aragarutse ku ndowa ya mbere Fureko aragarutse mu muryango we reka tunabivuga nubwo tudakunda kuvuga imirara agarutse iwabo mwagasita nyuma y'igihe kirekire yaraciwe anyaga inka zo kwa gasita n'inka z'abanyamurenge muri rusange yica atega abanyamurenge ari kumwe na za Maimai ziwe yamabi yose kandi twibutsa abantu ko Fureko yigeze gukora ibyiza cyane habejaga za bwembi wabo akiri umusirikari mbone kuva no ansisi aho yasangaga Maimai yabuje abantu amahoro akarwana wenyine afite ibigwi buriya twigeze no kuvuga amateka yiwe igihe Maimai zategaga abantu n'interango muri Plaine de Ruzizi zigakoramwe abanyamurenge mu modoka zikica bibikindi bya polemika abantu baragenda bagira ubwoba ibibazo biraba Fureko wenyine rutoke atakumwe n'undi musirikare aravuga ati ibintu twabyihanganira ava muri Bukavu ashira pisto y'ibanga araza ngo ashike nyine ya modoka yajemo barayihagaritse akuyemo abanyamurenge ati tubice nawe akabayimo bamukuremo barangiza yamagana ngo pa atsinda bane abambura zambunda abandi barahunga inzira ya icika umutekano uraboneka nyuma aza kubatomba agira amaherezo aza kuba nka Salomo muri biya niba numva banga batangiye neza asoza nabi noneho Fureko twumva ngo yasigaye muri yasira gumino yari yarashize ufite akanya gatoya gumino ni ya Fandelete makanika na bisogo ba Colonel Mitabo none bagiye muri leta wari bona none kandi na M23 ya mbere arije muri leta ndetse mu bantu bagize n'uruhare kugira ngo bave n'ubundi nabo muri ya shamba ryabo arimo General Sultan chef d'état major wa Kivu arimo mu bagize uruhare kugira ngo bati naje ubu murabona ko mvuye hari andi bari roje muze turebe ko ariho twakora turi indani muri leta akakarengane turengana turebe ko twagakemurira indani muri leta ariho byananiranye rasura kandi bafata yishamba noneho uri arasigara numvishe mukanya emasa arimo kumusigiriza ngo baravuze ngo mahoro ngo ifasha ngo igice kimwe ngo cy'abarwana cyangwa cy'abatabaze ngo ntifashe kindi gumino ntigeze ngo niyo soko y'intambara umuvyo bintu ni kwagenda bagenda bashaka amashaka kubiri n'amatiku gumino ndigeze irwana habe n'intambara nimwe imihana y'indondo yose yashize bareba inkazi nyagwa bareba gusa twaje kumenya position yabo nyuma ubwo nabo batangiye kunyaga mukajembwe kwa Nyamusaraba no mu gahuni wacu nje mvuka bwana munyamakuru n'uruzi gusa ruciyemo hagati hahiye Nyamusaraba ari mu kajembwe ko ndace yakoze se mahurungure aza kwicwa na Nyamusaraba nakabohi amaze kuyonkora ko imikorere mibi
kubera agahinda aravuga ati ntizumvikana ko ababyeyi bava mu gihugu tugume turebere twebwe turasigaraye biragenda gute ararwana baramutega baramwica redi tabara iriyubona uzawumva iyo yaje kwiyunga na Maimai bakaza gutanga ibikorwa byo kunyaga inka no gutwika amazu redi tabara yazamuwe n'abagabo barireba b'abanyamurenge ati turashize nyamusaraba ntararwana redi tabara avuga ko yarwanye iminsi itari munsi y'itatu irasa Maimai iriya redi tabara gifatanya na Maimai uyu nyamusaraba arahindukira arabatega arabarasa abicira kubamara niko guhunga ati dutabaye abanyamurenge none kandi baraturashe niko rero tabaragagiye muri Maimai kuko rero tabara ari maze imyaka 4 hariya n'amasunzu general yagiye iriye gukora asize rero tabara muri Sidikivu ko atari yarayirashe nta muntu yakoragaho nuko nono fureko nguyu nyuma yaho twagiyaga abantu ko yari mu bitaro bushize niyo koma ruvuze yagiye mu bitaro aje muri koma makuru dufite nuko babashe ku hari n'amafoto agaragara ari mu nkambi atonda ku malayini yasabwe agapura gashaje ubona ari umuntu kabisa bitoroshe bana ko ari umugabo mwiza munini w'inzobe ariko ari mu nkambi warebe ukabona ari akantu kagapica karaho isura yarapondekanye mu byukuri ahari ya ruguru yari mu mafurero yari afite umuryango yararyaga bamwitagaho ariko ngere mu nkambi kubera yanzaraga za nkoni ziramugaruka niko kuja mu bitaro ageze yaje muri koma amakuru ufite nuko babashe kumubaga mu mutwe ahantu yagize ikibazo noneho ubu ngubu abarundi bakaba bamurekuye akaba aya masaha tuvugana fureko ikintu cyambere ngo yakoze iyakanya kagara asabye imbabazi ati hehe nako mumbabarire kandi ndaje mu muryango wanje ibyatambutse mu byibagirwa nta mwana ukuri wabo akose umuntu yakwibaza kweri uwo mugore we cyangwa se umuryango yasanze hariya bamwakiriye kweri cyangwa n'ibya bindi nyine bibiri zivuga ngo mwana w'ikirara nawe cyangaza umugani w'abarundi fureko ariko twavuze ko hari n'ibindi byiza harafite birafe kwibuka ibyo ngibyo bamugirira imbabazi kandi nawe siwe ni satani uri akagara wari wabona akagara iyo imbwa yagwaye ibisazi ibisigaranye gusa ubushimwe kuryo uwihuye na ikihuye na kandi kibiza bikira iyo ngize irangira ipfuye nanese nuwiriye bayitaraje mu Gifaransa nuwiriye imbwa yayindi wayo gabisazi abafite amahirwe 80% yo kuba nawe yopfa kandi agafa yasaze kayamba kubera isumu none akagaragara mu kamera nkaraje nk'ibisazi rebis mu Congereza noneho nawe yisanze mu bisazi yisanga mu rwango rudafite ishingiro bahera banga u Rwanda n'abanyarwanda rukaza rugafata n'abanyamurenge babona u Rwanda nk'umuvandimwe babona u Rwanda mu bikorwa no mu shusho yarwo nyayo yo gufasha umunyamurenge no kumwitaho no kumugeza abageze ibo bigaheraho wowe wumva u Rwanda uko batarwumva ukaba bayaduye urumva ibyo bisazi rero ariko man ibo ntibanareba n'ingabo zahagaritse genocide yara mu Rwanda abana zikurira n'isapu bari n'ubuzima wa yikurikanya amateka y'u Rwanda n'ira genocide taho wahera uvuga inkotanyi ntibyashoboka nta umuntu muzima ufite umutwe normal ufite umutwe utekereza wa kerensi gikorwa inkotanyi zakoze hariya mu Gisuzugure rwose rero fureko akaba ari muhira bavuganye n'abavuganye nawe mu kanya muryango sivuga ngo ninde je sinamvugishiye ku gutwa ariko abanyamuryango babugufi ati ikintu hayavuga gusa ngo we muri mukasuzugure ngo nubona ngo nawe musevire ati nubwo nisanze mu nkambi zanyu z'Ibugande icaka ndabona icaka ngo yagaze bamara cyari umusirikare ariko ngo yavuze ngo hehe n'ikintu cyitwa kagara ni mu mbabarira hehe nyamusaraba gawe
ariko wagira umutima ukomeye tipe fure ko guriya ngo azakira gafite kagatima korusha ukuntu ariko ngera nk'umutima worusha niyo mpamvu uzona ashikira agashaka abagore abisabana yashatse umwana na nyina gica oya yashatse umukobwa none se uko maza gushase urabapfurero polygamy ni bisanzwe bapfure bashaka abagore benshi se uko nawe mu busaza bwi batereka saka ukuntu uzosaza neza iyo ngoza umukobwa w'inkumi y'ikimaka umuhana w'abapfurero mwiza nyine nuko fore katari ko no musaza kaza ni giswaruke iyo ngoza ngino giswaruke kandi amunyaga sebuko nawe yaranamuhaye umukobwa sebuka muhaye umukobwa none afashe umugore basebuka nawe aramuha none bombe bataye Arahurutse Bugande mu nkambi yabashita cyangwa se umuryango wa bugufi bakurikirane abana yasize hari rwose baba batuzanye rero batazaturasa bakazarasa abanyirarume niko bizabibwira reka tugaruke kuri Pwezero rero aho aduye arimo gukubitwa yego bimwe bihambaye kandi twirwaneho M23 bavuze ati ibi kase torose movie kase torose toro bavuze ati kweri izi mbwa turi mukurasa kandi tukazibabaza ibagabaza abana barasaba bafite imbabazi kuko bazi ko babazira ubusa none bagarutse gutera kandi abaturage y'amabombe ngo batangiye bice kandi abantu ubu tuvugana rurambikanye leta yazanye indege kuko bari bamaze kunanirwa kandi intambara itangiye saa 9 byagiye bwera saa 10 kera amadrone yahanuwe hamaze guhanurwa zitatu none ubu aduye bamwijije mu koko icyo ntazi biragoye ko bacu umukurikira ngo bamwijije mu koko ni muzitane biragoye ko birashoboka bamwijije mu koko niba bamukurikira batamukurikira turabimenya ariko mu by'ukuri bamwijije mu koko kandi agiye nabi cyane yaduye nawe rero arimo kwitwaza birabibira kuko azi kuko wenda rimwe na rimwe batopfa kubakurikira harimo bunyerero ubu ngubu ni muzitane ni gihe c'imvura ni shamba riri danse udashobora no kubona umuntu ura kandi kaba bifite akayira kangana uko mwese mugomba kuba munyuramo aha ni mu manga no mu buryo tegambushi atogira wasiga ntawe yosiga kandi dukeneye ko bapfa rero nuko bimeze ariko strategy zirahari imbone yacu yatubwiye ati habaye operation simusiga operation idasanzwe ibaye akanya gatoya ariko haduye ibintu ahuye nabyo azabrandika amateka kandi mbabwira amakuru Burundi ngabo zabo zishobora kuzashira hari effectif igashira batangiye kuzanaga abafaransa wenda barabatsimbura bari yampaye numva ngo bashaka guca muri za Croix Rouge unazaki bagenda bigira aba civile nuza baje gusimburaga Black Water niyo makuru dufite nyuma y'ifungwa ry'umuyobozi wayo niba ari hehe ubwo ni Eric Prince nanone kandi n'abafashwe bagera muri 8 mu basirikari biwe bagasana bacitse intege rero uyu mugabo ari mugenda ashakisha ama mercenaires aho ashobora kubabona hose rero ya agence azanye y'abafaransa tuzi ko turamenya ko batumwe na leta ariko mu bigaragara leta y'Ubufaransa ishobora kubifite mu koko bwana abanyamakuru rwose kuko urabona ko zira indege bwavuze kare ishobora ko nako ntishobora yarasiyo ku gace indege Bujumbura yagisevira ariko bakavuga kuko yari twabikoresha bya gisirikari habike ko ari indege y'abafaransa nanone kandi akaba ari indege zima kwitura warikari zigaragara ari indege za gisivira ariko zitwaye ibikoresho bya gisirikare cyuba koko Ubufaransa bushobora kuba bufitemo uruhare runini cyane ariko ntituzashira ni kakanto ko kuvuga ngo batumare yego nuko bimeze rero reka ducumbikira amakuru yacu hano hanyuma n'ubundi kuko twakomeje kubibabwira dusanzwe tunabibwira ko amakuru y'urugamba arahinduka no mu kanya turashaka tukagaruka muri studio tukayabagezaho andi makuru ko bizifasha ariko kandi mukomeze abasenga mukomeze musengere amahoro y'umurenge Imana y'umurenge ikomeze gukora imirimo n'ibitangaza abaturage babona amahoro cyo kumwe n'abandi bose kandi arambye Imana isheherezo y'intambara kubanyamurenge ikindi cyo gihe cy'amahoro arambye tumaze imyaka 40 nabonye akagara kanabipinga ngo tumaze imyaka irenga 60 turimo kwicwa umunsi ku munsi ariko nanone dushishikariza umunyamurenge umututsi ndetse n'umukongomani wese utemera iriya mauvaise gouvernance cyangwa se ubuyobozi bubi guhaguruka abantu bakumaza twirwaneho kandi nitwirwaneho tuzarutsinda twese hamwe tuzarutsinda shalom nakagaruka